Reka ngusuze nshuti mukundwa ukurikiye Ararume TV. Urasuzwa nanjye udahemuka Jean de Dieu. Uyu munsi ijambo ry'Imana nabateguriye ni ijambo rivuga urukundo ruhebuje byose kuba ingenzi. Turarisanga mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto ibice 13 duhereye ku murongo wa mbere. Reka dusome. Urukundo ruhebuje byose kuba ingenzi. Nubwo navuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika ariko singira urukundo, mba mpindutse nk'umuringa uvuga cyangwa icyuma kirenga. Kandi nubwo nagira impano yo guhanura, nkamenya ibihishwe byose n'ubwenge bwose, kandi nubwo nagira kwizera kose, nkabasha gukuraho imisozi, ariko singira urukundo, ntacyo mba ndicyo. Kandi nubwo natanga ibyanjye byose ngo ngaburire abakene, ndetse nkitanga ubwanjye ngo ntwikwe, ariko singira urukundo, ntacyo byamarira. Urukundo rurihangana, rukagira neza. Urukundo ntirugira ishyari. Urukundo ntirwirarira, ntirwihimbaza, ntirukora ibiteye isoni, ntirushaka ibyarwo, ntiruhutiraho, ntirutekereza ikibi ku bantu, ntirwishimira gukiranirwa kw'abandi, ahubwo rwishimira ukuri. Rubabarira byose, rwizera byose, rwiringira byose, rwihanganira byose. Urukundo ntabwo ruzashira. Guhanura kuzarangizwa, no kuvuga izindi ndimi kuzagira iherezo. Ubwenge nabwo buzakurwaho, kuko tumenyaho igice kandi duhanura igice. Ariko ubwo igishyitsi rwose kizasohora, bya bindi bidashyitse bizakurwaho. Amen. Nshuti mukundwa mwene data uduteze amatwi, umaze kumva urukundo icyo ari cyo, ukuntu urukundo ruhebuje byose kuba ingenzi. Ijambo ry'Imana ritubwiye ko naho wavuga indimi nk'iz'abamarayika, cyangwa ukitanga ubwawe ngo utwikwe, cyangwa ukagaburira abakene, udafite urukundo, ibyo byose nta kintu byakumarira pe. Urukundo rurihangana, kandi urukundo rugira neza. Nshuti mukundwa mwene data uduteze amatwi, umaze kumva urukundo icyo ari cyo. Umuntu ufite urukundo yihanganira byose, kuko urukundo rwihanganira byose. Nta kintu na kimwe umuntu ufite urukundo atabasha kwihanganira. Kabone naho yaba ari mu bigeragezo bingana bite, umuntu ufite urukundo abasha kubyihanganira, kuko Imana yo mu ijuru niyo idushoboza kwihangana. Kandi wibuke ko umuntu yera imbuto kubwo kwihangana. Buri umukristo yera imbuto kubwo kwihangana. Imana yo mu ijuru tugire neza, kandi umwuka w'Imana akomeze kudusobanurira. Kandi tumaze kubona ko urukundo rutagira ishyari. Urukundo ntirugira ishyari. Umuntu ufite urukundo ntagira ishyari mugenzi we, ntago ababazwa n'iterambere bagenzi be bagezeho, ahubwo ashimishwa n'aho bageze, agasaba Imana nayo ikamushoboza kugira ngo nawe azagere aho abandi bageze, cyangwa se nawe imuteresha intambwe ave mu cyiciro arimo imugeze mu kindi cyiciro. Imana yo mu ijuru tugire neza. Umuntu ufite urukundo ntakora ibiteye isoni, cyangwa ngo abikoreshe mugenzi we. Imana yo mu ijuru tugire neza. Ntago waba ufite urukundo utekereze gukora ibintu biteye isoni, nko gutukana. Ntago watuka mugenzi wawe. Buriya gutukana ni ibintu biteye isoni. Ntago waba ufite urukundo utuke inshuti yawe. Ntago waba ufite urukundo utuke mugenzi wawe. Imana yo mu ijuru tugire neza. Ahubwo uramwubaha, ukamuha icyubahiro akwiriye. Imana yo mu ijuru idufashe. Umuntu ufite urukundo ababarira byose, kuko urukundo rubabarira byose. Umuntu ufite urukundo ntago agira inzika. Imana yo mu ijuru idufashe. Niba ufite urukundo rwose ntago ukwiye kugira inzika. Ntago abantu bakwiye kuba baguhemukira ngo bagirire inzika, ahubwo ukwiye kubababarira. Imana yo mu ijuru ikugirire neza. Umuntu ufite urukundo yizera byose, kuko urukundo rwizera byose kandi rwiringira byose. Imana yo mu ijuru idufashe, kandi umwuka w'Imana akomeze kudusobanurira kuri ijambo urukundo. Nshuti mukundwa mwene data, ijambo naguteguriye uyu munsi ni iryo ngiryo ryagiraga riti urukundo ruhebuje byose kuba ingenzi.
nagira ngo nkubaze, ese mwene data urumva wuje ibi urukundo rusaba? Imana yo mu ijuru igufashe kandi Mwuka w'Imana agusobanure. Rero niba wumva utabifite ukwiriye kubisaba. Ukwiriye kubisaba Imana, kandi Imana iha buri muntu wese. Imana yo mu ijuru tugire neza. Iyo uyisabye Imana iraguha. Reka dusenge. Mana Data twese uri mu ijuru, tugushimiye kubw'ijambo ryawe utugejejeho uyu munsi. Nyemerera buri wese wumvise iri jambo umuhe kugira urukundo, umuhe kwihangana, umuhe gukora iby'ukuri, umuhe gukora iby'ishimwe. Umuntu wumvishe iri jambo umuhe kwihangana, umuhe kugira urukundo, kandi umuhe kugira imbabazi mu mutima we. Tubisabye Imana twizeye mu izina rya Yesu, amen. Murakoze. Yari umuriro wa Pentekote uri waka ku gicaniro.